Karasi ninde watwibutsa isomo twizeje? Nako Joriji naba ari umbwira niba utagikunda gusubiza. Yewe mwari, yewe ntabwo nasubiza n'uyu munsi kuko ejo ntabwo nigeze nzi. Ko rero ntabwo namenye ibyo mwize. Ariko uzi koko ejo utaje kwiga, mbwira icyatumye usiba, gira vuba vuba. Yewe mwari, urabizi icyatumye nsiba, nari nakubwiye ko ndwaye. Rero ntabwo nzi impamvu ukomeje kumbaza ibibazo byinshi. Birumvikana nta basirikare ugira mu mubiri wawe barinda indwara. Nese wagiye urya imboga n'imbuto nyinshi, amafi, ibyo byubaka umubiri, ukareba ko watora akabaraga nawe ukagira ubuzima buzira umuze. Yewe sigaho mwari, sigaho rwose, kuko abasirikare bo ndabafite benshi cyane. Ahubwo abasirikare bari mu mubiri wanjye umenya ari abakongomani, kubera ko mpora nta ntege, ntabwo ibintu bishobora gutera umubiri wanjye ngo mbitsinde. Ni ukuri mwari, nawe byaranyobeye pe. Ngo ni abaki? Abasirikare mfite mu mubiri wanjye ni abakongomani. Uraho, ni mushiki wa Joriji Baneti. Nabasabaga ko mwakanda follow cyangwa subscribe kugira ngo mujye mubona komedi ziwe. Murakoze.